umva n'inzira ndende. Ninde musitari waba waragutesheje umutwe byibuse mu Rwanda? Umva icyanga nibanga. ya nakundanye na Chris Easy. Chris Easy. Yeah. Chris Easy arakwanga. Mwana ko nduri umukobwa mwiza. Hari igihe umuntu ashobora gucika intege akavuga ati kuki nataye time yanjye ngakora iki kintu nkakireka abanyarwanda kandi badashaka kugikurikirana. Baba we yewe kadata we mbega hanu heza mbega imyambaro myiza we mwaracitswe pe. Wow sirimukiye kuri Odette Decoration Shop ntandi wasanga imyambaro myiza, imyambaro igezeho kwambika abageni. Wabasanga muri Ruhango ni wabasanga, akaba ari Odette Decoration Shop nuko abakobwa mwiza cyane gasanzwe kandi no muhamagare awifashishije iyo nimero yo kureba kuri screen yawe yaboneka arakwambika neza cyane kandi ku giciro cyiza ntabwo ahenda. Rero nimba ufite ubukwe cyangwa se ufite ibirori ufite kwambara mu buryo bwose ukaberwa ukabyira abageni mbeka asimbukira kuri Odette Decoration Shop umuhamagare kuri nimero yawe kuri screen ya ekara yawe. Iyo nimero uri kwitegereza aba ariyo umuhamagaraho, byose biraza kugenda neza biraza gusobanuka neza cyane gatandika kandi ni Odette Decoration Shop twambika abageni neza. Murakoze murakaza neza, Imana ibahamugisha. Twongeye kubasuhuza no kwifuriza ibihe byiza anyaboneka nshuti zacu aho muri hose hirya no mu isi. Twongeye kubasuhuza no kwifuriza ibihe byiza kandi mukomeze nyine mwumve mutuje ku mutima nkuko natwe dutuje. Uritegereza imbere yacu dufite umutumirwa kano kanya aho twibere kuri Birashoboka TV show. Gaga krero nyine twibere kuri Birashoboka TV show. Tukaba dufite umutumirwa mukanye turasumuhereze ijambo tumenye ese ni muntu ki, ninde akora iki mu buzima busanzwe, abayeho gute ibintu nk'ibyo. Nabwo ati tuzaje tubazanira nyine abastari beza bagezweho baduhereza amakuru tumenye natwe icyo gukora cya buri munsi. Gaga krero reka dukomeze tumuhe umwanya atambuke maze abanze atwibwira akaza neza. Ni karibu umwanya ni wawe. Amakuru ni meza. Urakomeye? Ya ndakomeye. Imana ishimwe. Rana kari umukobwa umwenyura neza cyane. Nimba ari umukobwa nimba mama ntago mbizi araza kutwibwira. Buriya mbonye aka SMS gatoya ngo none se ngutuzaniye ngo umumama cyangwa ni umukobwa? Aya ndi umukobwa. Uri umukobwa uri umufi? Ya. Ati ni umukobwa rero sibyo? Ubwo muze kwandika muri comment abashaka akanimero nyine muze kugasaba mwabasore mwe namwe murabyuma kwamba nabazaniye ibyuki bimeze neza cyane sibyo se? Nanjye ndi Gadi official reka twikomereze rero twibere kuri Birashoboka TV show. Ese kuko nawe mu buzima bwawe bwa buri munsi ibyo uburi gukora byose birashoboka? Nimba bishoboka utwandikira utubwira ati nanjye ibyo nkora byose birashoboka. Umwanya nawe watangira utwibwira. Hello, nitwa Uwase Gaila. Ya ariko mu busanzwe nitwa Boss Lady. Nari naje hano kuri Birashoboka TV show. Mva niyo show ya mbere mu Rwanda ibategurira ibintu byiza cyane by'umwihariko abantu nyine muba mufite irungu muri mu rugo. Mva nabashishikariza kuba mwaza hano kuri Birashoboka TV show. Nanjye ni Marirungu murakoze. Aragira ati nabashishikariza kuba mwaza hano kuri Birashoboka TV show kuko Birashoboka TV show niyo imara irungu. Nimba nawe rero Birashoboka TV show agira gutya byibuze akakumara irungu nakubwira ati ikintu cya mbere nuko akanda subscribe kugira ngo gahunda zirushaho kuba zagenda zimeze neza cyane gatana ko kandi uragize uti Birashoboka TV show niyo ikumara irungu gute mu buhe buryo? Birashoboka TV show habaho nyine haba ibintu byiza cyane. Habaho uriya mumama ni umumama mwiza cyane aba yisekera nkunda aseka agira ibiganiro byiza. Mva mbese mba numva nyine nakomeza nirebera nyine ibiganiro byo kuri Birashoboka TV show. Niyo mpamvu rero nari naje kwifatanya nawe kuri Birashoboka TV show. Yego. Uramukunda mupfana iki Birashoboka? Ni ubucuti bisanzwe? Birashoboka ni inshuti yanjye bisanzwe ariko ntago navuga ko bisanzwe gahoro ni ibintu nyine biri kirike pani udashaka gushyira hanze. Gango ko rero hanyuma hari agakino kamwe mwigeze gukina biriya byari biryoshye we.
byari biryoshye wabibonye gute byarangiye abatsinda baradutsinze mana yanjye sinzi ukuntu nabivuga ntabwo wumvishe ubabaye narakarebye bati uyu muntu arababaye kabisa narababaye kuko ziriya game najyaga nzibona ahandi nyine ku ma Instagram ku ma TikTok so ariko nubwa mbere nari ngikeneye ariko numvaga ndi bumutsinda ariko mva sinzi ukuntu nabivuga nasanze bitoroshye pe iriya game arayimenyereye reka nkubwire anabifiringa noneho abakubita yemye yigendera cyane cyane wabonaga ko umva arabizi noneho hari wa baby ariko watsindiye 5 si watsindiye 5 se umva natsindiye 5,000 pe kiriya 5 wagikoresheje iki ngize kuri bitanu ikintu nabakoresheje mva naragiye ngura ibiraha by'ibihumbi 5 nanjye ndicaraga birya ibiraha bya 5 byose urabirya bimara wenyine naragiye ngura ibiraha by'ibihumbi 5 ndabirya njyenyine nanjye ndavuga ni reka nihimure mva byari biteye ubwoba cyane nari mfite amerwe yadukujeho pe none se ntabwo wabisangiyeho na sheri wese basi ntabwo wigeze umutumira wapi mva nabirengeye nyine kabire wenyine ariko abantu bataza kuvuga ati ibiraha by'ibihumbi 5 byose arabirya akabimara wapi nagiye ndyaho duke we watsinzwe rero none se ni gute wagura ibiraha bya 5 ukarya duke uriya nanjye gufata mu bantu bazi kurya ubwo tuzanye irushanwa ryo kurya wahita utsindwa wabishobora ndisi ku buriya iyo umuntu afite amerwe ntago uvuga ati ngibi nibyo ndi bumare cyangwa ibisimba imara uragenda nyine nje nagiye mvuga ko ibiraha by'ibihumbi 5 ndi bumare bitewe nuko biriya birahase ahantu yari yabikuye ahubwo birashoboka nshaka kumubaza niba anasanzwe mu buzima busanzwe akora ibiraha ibyari biryoshye bandumishijeho ndavuga ati umva nanjye ndabigura tu sasa nanjye ndi bukagarukire kubera yuko hari igihe umuntu aba afite inzara byatari ukumva urashonje bye ibwana ukaruza ibiryo bya danje igihe nigeze kujyana naruza ibiryo urumva igisorore baragipakira ndavuga ati ndabikubita ariko nabaye nyikoramo nka 2 numva ndatsinzwe sinzi impamvu ni ukubera iki umuntu yashonje arya bike nanjye nabiguze ari ibihumbi 5 ariko nariye nk'ibirahanga 5 byonyine nariye 5 byonyine ariko ubwo numvaga ndi bubimare nyine numvaga ngiye kwihimura nkabirya nanjye nkabimara amafimba yaranyishe mana we mbega ibiraha kuri TikTok ariko hatwika TikTok ngibeze neza umva mbese bimeze sawa cyane ko nyine nkanjye Boss Lady nta kuntu nabura gutwika ni Boss Lady avuga ati bimeze neza cyane bagusanga kuri TikTok yawe kuri TikTok yanjye nitwa Beautiful Gaila gange rero okay uwo ngo akaba ari Beautiful Gaila ari kuri hano kuri birashoboka TV show nabwira ati nyaboneka mugerageze musimbukire kuri birashoboka TV show kandi subscribe kugira ngo byibuze ibyo tubakora mu buzima bwa buri munsi birushaho kuryoha birushaho kumera neza kandi ikindi birashoboka bamwita Odette Decoration Shop akaba ari kuri birashoboka TV show byose amakuru meza yibirebana na Odette Decoration Shop niho wasanga wasimbuka byibuze kwitegereza imyenda myiza cyane ibigezweho kwambika abageni biki byose arabikora kandi bigacamo neza cyane si byose umva cyane pe umvagira imyenda myiza cyane imeze neza cyane uzakora igikwe cyari ngo birashoboka kwambika igikwe igikwe bimeze bite simbizi igihe nzagikorera gusa nyine mva igihe nzagikorera cyose tuzaba turi kumwe azanyambika umva yambike n'umugabo wanjye nigeze kubona umusitari uri kwamamara ni Joyeze ati genda shaka June we nta musitari ushaka abasitari batesha umutwe mva nanjye nakunda abanyaho n'abasitari by the way mva n'inzira ndende ninde musitari waba waragutesheje umutwe byibuze mu Rwanda umva icyanga nibanga nakundanye na Chris Easy Chris Easy arakwanga mwana ukuntu uri umukobwa mwiza Chris Easy yarangije aravuga ati ngiye wapi mwana ukuntu uri umukobwa uziko ngiye nkuramva mvuye mu byayi official bino ntabwo bizakorohera ni gute Chris Easy yakanga baby nk'uyu ngo yumeze neza yaranyanze kweri ibyagenze gute kwanza kuri we na Chris Easy byagenze gute so nyine twakundanye imyaka itari hasi y'3 ariko
twatandukanye mu mwaka wa 4. Yeah. Nyine yabonye amafaranga aransiga ariko nanjye ndafite ariko abastari nyine hari ukuntu nyine bagenda bajarajaramo ukuntu ntago ari bose ariko abakobwa baramukundaga cyane nawe nkabona agiye mu masho nkabona abakobwa nyine baramwifuje cyane rero turi kumwe twasohokanye ngera nkurama kanjye karenge kuko numvaga ngiye guturi ku mutima. Ariko se mwana nawe rero ugiye kudusebya mwana ubu se bivuze ngo bose twese koko abakobwa buzatuma abakobwa batwanga kana akantu kisebanye abastari cyane ibi ni iki ngo kabyara ngo abastari tugomba kwisubiraho kugira ngo gahunda zirusheho kumera neza. Hanyuma mu buzima busanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe ubuzima bwanjye bwite ajya kubushyira hanze ariko n'ubuzima bwanjye bwite ntabwo nabushyira hanze ariko urumva akazi nyine aba ari ubuzima bw'umuntu bwihariye atari ngombwa ngo ujye hanze. Niyo mpamvu ntabwo nabivuga. Gange kurakoze cyane ati n'ubuzima bwihariye ntabwo ari ngombwa ko ubuzima bwe bwabasha kuba bwajya hanze. Witegereje birashoboka ukareba urugendo afite ukareba igihe yatangiriye urabona bimeze gute wamugiriye inama yabikomeza cyangwa yabivamo? Mva yabikomeza cyane. Natwe tumuri inyuma cyane turahari kubwe n'abantu bamukurikirana nibakore subscribe bakareba bakigendera bagakomeza bakazamura urutoki nababwira ati muhagarara aho ngaho murebe ibyo birashoboka. TV show yabateguriye. Yego urakoze cyane. Ijambo rimwe kuri musaza wawe ko nawe ngira se basi nanjye sindakwera musaza wawe basi ijambo rimwe kuri God Official. God Official umva inshuti nziza nawe pe turagukunda. Turagukunda pe. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu mu by'ukuri bino bintu wabijemo gute mu buhe buryo? Natangiye kubizamo aho nandukaniye na Kirisizi urumva agahenda kari kanyishe ndavuga ni nako yari yarambujije nyine kujya ku social media ambwira ati sheri wapi nago mbishaka ariko n'ubundi se ko twatandukanye kandi nawe nkaba mbona yarakomeje gutwika nanjye reka nitwikire. Niko nahise nyine mbyinjiramo ndavuga ni ati reka nanjye nitwikire noneho turebe ubwo hagati yanjye nayo turebe uko gahunda zimeze. Kirisizi nkugiriye inama waza ukamufata hakiri kare bataramugutwara kubera yuko uko utinda gato uzana ibintu byo kwinyo ngenda kubwira ndi official yakubwira nigendere waza ugatwara uyu mubebe rero kameze neza cyane. Hanyuma umaze kubigeramo wabonye bimeze gute? Niki wasanze Kirisizi ari kukurusha? Umva ni inzira ndende bibamo inzira ndende umva ibintu nk'ibi nyine bisaba kwihangana cyane kuko hari igihe abantu benshi nyine baguca intege kumva baguca intege nyine nk'abantu cyane baba badashaka nyine nkuko nguko ndi hano ukaba wareba video yanjye ntukore subscribe cyangwa ngo urayikinge cyangwa ngo utere comment ukigendera urumva nyine hari igihe umuntu ashobora gucika intege akavuga ati kuki nataye time yanjye ngakora iki kintu nkakireka abanyarwanda kandi badashaka kugikurikirana. So rero nasaba abantu bose ko bajya bakora subscribe bakalikinga hano kuri Birashoboka TV show bagatera comment ibintu byose mbese bakabikora bakaduha support. Ibyo bintu birinspira cyane bituma umuntu akora cyane kugira ngo akomeze kubereka ibintu byinshi kuko niba nkoze video nuyirebeye ngo urayikinge ukore subscribe ntago byama imbaraga gukomeza gukora ibindi bintu. Nahita ncika intege nkavuga ati wayi kuki nkora video umunsi wose abantu babiri bonyine ntago bari byiza guys mubikurikirane. Babikurikirane ngango ko ravuga ati ntabwo nshobora kuba nakora video mutari kuyireba ntabwo byaba ari sawa kuko abikora byose nyine ku bwanyu ntabwo abikora kubwe. Inkeka ko iyo biza ko ari kubwa ari kujya bikuruka byirebera mu rugo wari kubijubire wenyine nyine mu rugo ariko ntabwo ari kubisora ngo byereka abanyarwanda. Niyo mpamvu rero abikora kugira ngo byibuse bisohoka abanyarwanda babirebe. Niyo mpamvu nawe birashoboka navuga ati nzahora nyine bakorera ibyiza buri munsi nanabambika buri gihe cyose kugira ngo gahunda zirusheho kuba zagenda neza. Tugarukeho gatoya mwaruno rugendo urabona uzarushobora? Nzarushobora cyane nyine abantu nimukomeza kunyereka urukundo nzabishobora.
hanyuma iyo bagututse cyangwa se bakakubwira nabi bitegereje for example umuntu ashobora kureba nk'iyi video akavuga ati icyo gikobwa kirirya ibiki n'ibiki ugasanga aragushitinze nyine byatari na bya bitutse umuntu atabasha kuvugira hano nkatwe nk'abanyamakuru nkawe iyo ubibonye ubifata ute bigenda gute? Ubundi mbere nkiza muri ibi bintu numvaga ko umuntu wese wanuka najya musubiza nanjye nkamubwira nabi gusa ariko ahantu turi mwisi ntago turi mwijuru guys, namwe mwamwibuka ko umuntu burimo gutuka afite umutima afite amarangamutima hashobora no kuba atazi no gutukana ariko akaba yaragusubiza akagutuka, ariko njyewe bimazemo igihe ku buryo umuntu aramutse anutse rwose ntago mfite time yo kugusubiza rwose, umuntu ntuka ntago mfite time yo kumusubiza gusa mbere ariko waranukaga nkagusubiza, ariko ubu ngubu ndumva ko ntago abantu bose bajya bagutuka ngo basubize ubavemo. Bivuze ngo wamaze kwiyakira, namaze kwiyakira, unkunda zankunde unyanga zanyange, wamenye icyakuzanye, namenye icyanzanye kandi ntago nzasubira inyuma. Niki wagira inama noneho sasa ushobora kugira abandi bantu bashobora kuza muri bino bintu ukurikije we mvundo uri kubibonamo wabagiriye inama? Inama nagira abantu bashaka kuza muri ibintu by'ama social media, ikintu cya mbere ushobora gutekereza ubizananye n'umutima wawe wose, ukitanga kumva ko nta time yawe utaye, kumva ko ibintu ukoze urabikunze, ukumva ko nyine ukanihangana ukagira n'umutima ukomeye, kandi ugakomeza gusenga cyane. Burya ibintu byose iyo bitarimo Imana birapfa, urasenga cyane kugira ngo ibintu byawe bikomeze kugenda neza. Rero icyo kintu nagira inama abantu bashaka kuzana mu social media ngo baze dufatanye gutwika, umva mbese muzaze mwiyemeje ibyo bintu. Gaga karati muzaze mwiyemeje ibyo bintu kandi muze nyine mu bifite ku mutima, nyeka ko ari nako anabyanzuye. Tugana ku musozo, agira ikibwira abaturarwanda bose muri rusange. Ikintu nababwira mujya rwose mutubabarira, abantu rwose mureba video za Birashoboka TV, murayikinge, mutere comment, umva mbese byose mubikore, kuko ubu noneho ushobora kujya ukaba wabona na video nyinshi cyane ziriho, ariko ubu noneho umva twaraganira arambwira tungiye guhaguruka nihagurukiye, ati umunsi kundi nzajya mba Abanyarwanda ndabafite ngiye guhaguruka nihagurukiye, twarabiganiriye yarabimbwiye. Ubwo rero ntugakureho amaso, buri cyumweru tuba tugufitiye agashya ka buri munsi, ukomeze kuzajya ukurikirana Birashoboka TV show. Gato cyane kuriya mukino mufite, iriya game mufite, tugeze kuri party ya 2, nyaka kwenda na party ya 3 abantu bayitegereje, noneho urumva wifite icyizere cyo gutsinda? Umva mfite icyizere pe, kuko mfite icyizere. Umukino wa mbere waraducitse, nanjye ubwanjye birambabaza, ariko twongera gukina. Ariko iriya smartphone kukira mwana yikuriye kwanza, wishakiraga ikira ntago washakaga smartphone wapi cyambere nukurya icyambere ni ibiryo guys, icyambere ni ibiryo. Mwakoze nyine kudukurikirana, mwakoze kubana natwe, reka tubifurize ibyiza gusa. Munyemerere duhinire ahangaha, natwe tuzasubire ubutaha. Gerageza ukande subscribe kuri Birashoboka TV show. Naho njyewe nari Igadi of show. Bye bye.